ufite ubumuga bwo kutavuga ariko yaricuruzaga ngiye kumugura ngewe ndamwataka mwataka mukomoye ajya muri bya byishimo abigezemo numva aravuze ngo yatari ijambo rimwe arafurere ngiye mbonye umuntu ngiye kubomora. Basuhuje amahoro y'Imana abana namwe ngiye nkuko bisanzwe banyita Joshua tumaze kumenyerana kenshi na kenshi. Rero nkuko mwatangiye mubona iyo video tugarutse muri Isekere nawe cyangwa muri Genesis Comedy nkuko bimaze kumenyera. Rero Genesis Comedy imaze gukundwa n'abantu benshi cyane batari bake cyane, kuko Genesis Comedy nkuko twagiye tubigaruka yagiye itangira ari abantu bakeya cyane, ariko ubu ngubu igeze ku rwego rushimishije kuba n'ahantu ahubwo bari gukora bakira ibihumbi byinshi cyane. Rero uyu muntu uyihostinga bamwita Fanny Merci. Fanny Merci yavuze yuko ahubwo ashaka kuyagura akazajya yijyana muri BK Arena. Rero ubu ngubu rero aba bantu mubona kuri kara yanyu babita Nzovu ndetse na Yakamwana. Aba bantu barakunzwe cyane biracicikana, ndetse baza no kuba bashaka kubatumira bwa mbere kuri iyi Sekere nawe kuri Genesis Comedy. Baraza rwose barabikora birabica biracika. Noneho hashize igihe abafana ubwabo kubera urukundo rwabo bahise basaba yuko Fanny Merci yabagarura bakongera bakabataramira. Rero Yakamwana na Nzovu babitangaje byeruye yuko nabo bagiye kuzataramira abakunzi ba Genesis Comedy bitarenze uku kwa gatanu, kandi kuko rwose abantu benshi bagiye bereka urukundo, aba bantu bagiye babyishimira. Rero tugiye kuganira kuri iki gitaramo ndetse n'abafana uburyo bagiye babyakira, ndetse n'uyu nguyu hostinga iki gitaramo cya Genesis Comedy uburyo ari kugitegura, ndetse n'uburyo ari kugenda nyine atangariza abantu ibizarangwamo. Nge turi kumwe banyita Joshua, ndagira ngo niba utarakora subscribe ndagira ngo uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byanjye byose. Ndaje turebe ibigiye kuvugwa muri iki gitaramo. Ndagira ngo ngushimire wowe ukomeje gukurikira Joshua TV show. Ngiye tukiri kubana banyita Joshua. Rero ubusabe bw'abafana batari bake bwatumye Fanny Merci afata icyemezo cyo kongera gutumira Nzovu ndetse na Yakamwana mu gitaramo cya Genesis Comedy giteganyijwe tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa Gicurasi 2025. Mu kiganiro kigufi Fanny Merci yagiranye n'abanyamakuru, Fanny Merci yabwiye yuko abakunzi ba Genesis Comedy aribo bamutegetse cyangwa ariyo ntandaro yo gutuma aba basore bongera gutaramira iki gitaramo cya Genesis Comedy. Aba basore ni Yakamwana ndetse na Nzovu. Aha Fanny Merci yagize ati, nyuma y'igitaramo cya mbere abantu bakomeje kubanyishyuza, hari n'abanyandikiye bansaba ko nabagarura kuko hari n'abantu batabashije kuba bababona mu gitaramo cy'ubushize. Byibuza ubu mfite ubutumwa burenga amajana bunyandikira bunsaba aba bantu yuko bagaruka kudutaramira muri iki gitaramo. Ubwo Yakamwana na Nzovu baheruka gutumirwa muri iki gitaramo ku itariki 20 Gashyantare 2025 byari ibicika, kuko hari n'abatashye batabashije kwinjira kubera ko imyanya yari yashize hakiri kare rwose. Uretse abandi batangajwe muri iki gitaramo harimo n'uwo bita Victory Rukotana na Dizedora. Murabizi rwose ni abahanzi rwose bamaze gukundwa muri kino gihe, bazasusurutsa abakunzi babo bazitabira igitaramo cya Genesis Comedy. Nabo nabatumiwe, ni igitaramo cyatumiwemo Jado uzaganiriza urubyiruko ruzakitabira, mu gihe abanyarwenya batumiwemo
bo barimo Fanny Merci, Umushumba, Plate, Muhinde, Joshua, Kepa, Dudu n'abandi benshi cyane, kuko murabizi Umushumba rwose akunda gusetsa abantu benshi cyane, abayigize nyine umupasiteri murabyumva ni Umushumba. Ibitaramo bimaze imyaka 3 bibera mu Rwanda bihuza abanyarwenya ndetse baba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, biganjemo abakizamuka baba bashaka kugaragaza impano zabo. Ni abanyarwenya rero bagenda baba ababigize umwuga cyangwa bagitangira. Rero uyu nguyu bita Yakamwana ndetse na Nzovu bakaba bazataramira abakunzi ba Genesis Comedy ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu cyangwa Gicurasi 2025. Murabizi rwose ubwo baherukaga mu kwa kabiri baradutaramiye biraturenga rwose, biba byiza cyane nk'uko mwagiye mubona video nagiye mbashiraho, byari byiza cyane, biza gutuma rero n'abakunzi ba Genesis Comedy ndetse n'abanyarwanda muri rusange babasaba Fanny Merci uhosting iki gitaramo kuba yabasabira bakaba bagaruka. Rero bazagaruka ku itariki ya mbere Gicurasi 2025. Uko kizagenda kigenda rero, uko kizagenda gikurikirana icyo gitaramo tuzagenda tukibagezaho gatanu ku kandi neza rwose, tuzagenda tubabwira icyabiranze, niba ari byiza kurushaho cyangwa byaragabanutse rwose. Ngiye mwari muri kumwe banyita Joshua. Niba ukunze ibiganiro byanjye ndagira ngo nkushishikarize kuba wakanda subscribe kuko ibyiza biri imbere. Nge ndagira ngo ushimire, nge twabanye ni Joshua. Ciao ciao.